Channel Kinyarwanda Channel. Uyu munsi nifuje ko tureba hamwe ibintu bibiri by'ingenzi, harimo gukoresha Principal Command utriminga 3D object, then no gukoresha Coordinate Tool drawinga object iri parallel na face runaka. Okay, stay tuned. Niba wari mushasha hano kuri channel kabisa, gerageza ukore subscribe kandi share and comment n'abandi babibone, kandi niba usanzwe warakoze subscribe kabisa, thank you very much. Mutinze rero reka dutangire. Turabigenza dute rero? Turaza kanze nusubira inyuma gatoya. Okay, hano mbafite rectangle ifite metero cyase 100 cm kuri santimetero 40. Okay, kugira dukore object rero, tools z'ingenzi dukwiye kuba tuzi ni Principal Tool, then na Solid Editing Tool. Turaza rero dufate hano Surface East Isometric, then abariyo dukandaho akarectangle kacu kaze gutya. Then nikamara kuza gutya tuze dufate Principal Command, then tuzamure tubahereze thickness wenda y'10. Okay, tumara kwa thickness y'10, turaza hano kuri 2D wireframe ariho dukanda, then duhitemo shades of grey. Tumara guhitamo shades of grey, tuze hano muri Solid Editing Tool, dukande kuri karaga fresh kari kureba hasi, then dufate copy face. Tumara gukopia face, tuze duselecting ya face dushaka gukopia, ubundi dukande enter. Numara gukanda enter, uze ufate center cyase midpoint ya karakantu, snapping iriya, then wandikemo santimetero ushaka gukopia ya face, ubundi kande enter. Urabona ko face yacu yabaye copied hariya. Okay, ibyo birangiye tuze dufate circle, then tumara gufata circle tuze dufate midpoint ya face bakopiye, ubundi tuyihereze radius ya 40, kande enter. Then aha niho tugiye kwifashisha tureba ukuntu wa triminga any face. Okay, hariya haradufasha kuba twatriminga face runaka. Okay, iyo birangiye rero ufata Principal, ubundi nidufasha gutriminga ama face yaba ahagaze cyangwa atambitse nk'iyi. Then hari ahantu nshaka ko havaho, tumanure hasi, then twongere dufate Principal, dufate hano tumanure hariya. Okay, ndakeka iriya tool niyo twifashisha ahantu ariho hose tugiye gutriminga 3D object, cyangwa se tuvuge n'urugero mfite circle nshaka gushyira umwenge ahantu runaka, nazamfate center wenda y'ahantu or midpoint, then iriya circle nyihereze wenda radius ya 3 and enter. Ubundi nze mfate ya Principal Command, nimara kuyifata inze hariya mbe nashyiramo umwenge. Murabibona ko izi tools nizo tugenda twifashisha iyo turi gushaka gutriminga cyangwa se to delete any part on a 3D object. Okay, iyo ni tool ya mbere kabisa. Gerageza ukore like, sharing iyi video, gere no kubandi, kandi ikindi nakwisabira fashe urebe iyi video kugera irangiye, kandi nawe ishobora kuba yagufasha. Katuze rero turebe ngo zira coordinate tools cyase izi ngizi ziri hano zikora zite. Okay, murabona hano by default bitewe nuko ndi gushushanya muri plan view, hano handitsemo world, bivuze ko ari view nyine dufite ariko uhagaze hejuru. Tubwira tugiye gushushanya face iri parallel n'iyi ngiyi, turabigenza dute? Kuko n'ubundi umuntu yakoze ikintu kigahagarara kuriya atari iki gitambitse. Turaza rero dufata muri world, tuhakirike rimwe, then tuze dufate face wenda iri parallel n'iyi back, turahitamo hano back, then tuze dufate rectangle, then tube twashushanya rectangle iri parallel n'iriya back. Ikindi wakora hano ni ushobora nayo kuba wakoresha Principal
ukayihereza thickness runaka, ukaba wayihereza thickness runaka, kanyihereze thickness ya kabiri enter. Then murabona ko nshushanyije akantu but in vertical position, atari bya bindi biri horizontal. Iyo ushaka rero gushushanya n'akandi kari parallel nira right view, kubera hano niba ari front, hano hari left kakaba right, cyashushanyira akantu kari parallel ni left view, ndaza mfate hano then temo left, ubundi nze nshushanye akantu kari parallel niriya left view, nako wagafata press pull kaba wagahereza thickness runaka, nako tugahereze kabiri cyangwa se gatatu. Okay, kagenda kuriya na bottom nuko wabikora na left and back nuko wabikora. Okay, ibanga riri hano rero ni uko izi tools izi za hano n'izi za solid editing tool then n'iyi command yitwa press pull zidufasha gukora ama object yose uzabona yakozwe hano muri AutoCAD. Ziriya tools akenshi dukoresha n'izindi tuzabona hano muri solid editing tools. Twebwe n'urugero rero mfashe sako hano, then mfashe midpoint or center y'akari akantu, then nshushanyije sako uko nyihereze wenda radius ya 4 and enter. Then aha harimo umwenda, naho rero press pull ntabwo ikora ibintu biri kumanuka gusa cyangwa se biri downward position, ahubwo yanakwifashishwa mu kudiritinga cyangwa se mu gushyira umwenge ahantu hatambitse, kwa kundi ubona object zakozwe ukabona hari ahatoyemo kuriya, nake kwifashisha uretse iyi press pull. Tuzi rero iyi face, iyi object wamaze kuyikorera byose, watriminze wakoze iki, ushobora no kuza ukayimuvinga, then wayikoreye hariya ku ruhande ukaba wafata 1 point kuri aya object, ubundi ukaba waza ukayipestinga ahantu runaka. Okay, ndakeka iyo umaze gukora ibyo byose, ibintu utari ukeneye uraza ukabidiritinga ku buryo ugenda ubona akantu kawe ku buryo wagateguye. N'aka rero ushobora kugafata ukaza wenda ukagapestinga ahandi runaka, waba ukeneye no gushushanya face iri parallel n'iyi, ukaba wafata indi face ku buryo ushushanya akantu kari parallel n'ira front view, then nako ukaza ukagahereza thickness ukoresheje press pull, then ukaba but wowe n'ubu uri gukora ndakeka uzajya uratanga dimension. Hano ni isomo, ni nko kwiga, but igihe uzaba uri gukora pièce ifite mesure zigaragara uzakoresha dimension. Impamvu rero ino somo ndizanye ni uko ngiye kujya nkora live, akenshi gukora ibintu nyine binari kugaragara by'ukuntu twakora izi tools, ndi kugira ngo ninzajya mvuga ngo tujye hano muri solid editing tujye duhita tubimenya, nitujya muri zino coordinate tool cyangwa se nidufata press pull bizadufasha mu kudesigninga, cyane cyane turi kudiringa with 3D models cyangwa se izi 3D object. Okay, ndabashimiye, niba wari mushasha kabisa ndakeka wakoze subscribe, kubera ko uyu munsi ni izi tools nifuje ko turebaho, ubundi ubutaha tuzareba zimwe. Ndakeka izi tools zo kuri face mu gukopiya face edit n'ibindi twarazibonye, but ndakurikizaho indi tool imwe muri izi ngizi kugira ngo tugeraho gukora object ifatika tuzayikore twese dusobanukiwe izi tools. Okay, ndabashimiye, ni wakoze subscribe wakoze cyane kabisa, then unagerageze usharinge kugira ngo n'abandi babashe kubona iyi channel. Okay, thank you very much, see you next time. Mwakoze cyane.